umunyarwandakazi n'uteye nk'igisabo kandi ndatekereza ko byose bigaragara. Abantu batangiye kurangarira ubyifatamo gute? Yes, ari je bibaho ariko ntago numva nibaza impamvu bandangarira. Zimwe mu mpamvu zagiye zigaragazwa zitera abagabo gukunda abagore b'amabuno manini harimo nko kuba benshi ari kamere yabo, abandi bo bakizira ko ngo biryoshya imibonano mpuzabitsina. Nkuko rero nanone abagore bose usanga hari imiterere badahuje ugendeye kubigaragara inyuma cyangwa se nyine forme, akenshi usanga ari umwihariko w'abagore bafite ikibuno kinini bagira mu rwego rwo kwigarurira imitima y'abagabo kurenza abafite ikibuno gito. Sindi niba na kera hararebwaga ubwiza bw'umukobwa akarebwa n'imiterere yiwe iyi inyuma, gusa muri iki bwo bimaze kugaragara ko ubwiza bw'umukobwa atari isura gusa cyangwa se inda niyo mico bamwe bavuga, ahubwo n'uburyo ateye nabyo bihabwa agaciro. Ibi nahanini binatuma abakobwa benshi basigaye baritabira imyitozo ngororamubiri cyangwa se bamwe bakibagisha kugira ngo barusheho kugira umubiri uteye uko babyifuza. Kuba rero benshi mu bakunze gukora ibyo bikamenyekana ari ibyamamare nyine n'ubusanzwe, niyo mpamvu yatumye umunsi wo gutegurira urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bivuga ko bateye neza cyangwa se bafite inyuma heza gukurura abagabo. Ni urutonde twakoze tugendeye kuri bamwe mu bantu twaganiriye, hanyuma wowe tutabashije kugeraho watubwira uko ubona muri comment kandi ukaribuka gukanda subscribe niba utarabikora. Ku mwanya wa 10 w'urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi turasanga Nadia Umutoni. Ubundi yeshi Abanyarwanda batangira kumenya uyu mukobwa byaturutse nini ku mafoto ye yigeze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho byavuga ko yaba akoresha application atandukanye akiyongera ikibuno no kubesha bikora mu rwenya bagenda berekana uburyo yabikoze. Nyuma gato ibyo gukoresha application bicecetse, noneho byatangiye kuvuga ko uyu mukobwa yaba yambara amakariso azanisha ikibuno. Ibintu nyir'ubwite ariko yamaganiye kure akabiyakana mu itangazamakuru avuga ko ikibuno cye atari original batareba neza. Umutoni Nadia n'umwe w'Abanyarwandakazi bakomeje kwigarurira imitima yabeje ku rubuga rwa Instagram bitewe ahanini n'amafoto ashyira hanze yambaye imyenda igaragaza imiterere ye. Naho ku mwanya wa 9 w'urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi turasanga umukobwa wamamaye mu gukina amafilimi hano mu Rwanda witwa Aline Munezero, gusa benshi bamwita Biju. Uyu mukobwa uretse no gutera neza no mu kazi ke ko gukina filimi uvuze ko ari umwe mu Banyarwandakazi bakina neza cyane ko anafitiye ibihembo bitandukanye nta muntu wagutera ibuye. Yamamaye muri filime nka Bamenya, Gica, Umugabo wanjye, Nyirabayazana, Sakabaka, City Maid ndetse n'izindi nyinshi. Biju uherutse kuvuga cyane bitewe n'inkuru ze zagiye zijya hanze gutandukana na fiancé umwe ajya ku wundi byoroshye, niwe dusanga ku mwanya wa 9 w'urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi. Naho ku mwanya wa 8 w'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi turasanga Sasha Kate. Uyu mubyeyi wabaye umuhanzikazi ndetse akanakundana n'ibyamamare birimo nka Nizo muri Urban Boys ndetse na Toxic banabyaranye umwana, n'umwe mu Banyarwandakazi ibyamamare bakunzwe kwibazwaho ndetse no gutangarirwa kubera imiterere yabo. Niba umukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze nta kabuza ibyo mvuga urabizi, nuko twe tutashatse kuzana amwe mu mafoto ye abigaragaza neza. Sandrine Gasaro amenyekaye cyane nka Sasha Kate, n'umwe mu Banyarwandakazi bakunzwe ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwe rwa Instagram. Nyuma yo guhagarika umuziki kuri ubu ngubu Sasha Kate arikorera acuruza imyenda myiza kandi igezweho. Iyi ngiyi uzabwirwa nuko yanditseho amazina ye Sasha K. Ku mwanya wa 7 w'urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi hano mu Rwanda turasanga Uwasehirwa Honorine, uyu wamamaye ku izina ry'Igisabo. Uyu mukobwa yatangiye kuvugwa muri 2017 ubwo yitabiraga ijonjora rya Miss Rwanda mu mujyi wa Rubavu agakoresha amagambo atazibagirana mu mateka y'irushanwa. Ari nicyo kintu cyatumye akomeza kuvugwa. Icyo gihe Hirwa ukomoka i Remera kwamara kwe mu Rwanda byaturutse ku gisubizo yahaye akanama nkemurampaka ubwo yabazwaga ishusho ikwiye kuranga umunyarwandakazi nyawe. Icyo gihe uyu mukobwa yasubije avuga yuko umunyarwandakazi nyawe akwiye kuba ateye nkawe nk'igisabo, ati kandi biragaragara. Umunyarwandakazi n'uteye nk'igisabo kandi ndatekereza ko byose bigaragara. Miss Igisabo umwe mu bakobwa bakunzwe kuvugisha abasore cyangwa se abagabo benshi kubera imiterere ye. Mu minsi ishize aherutse gushira hanze amafoto abinyujije ku rukuta rwa Instagram yerekana imiterere ye. Iki gihe abantu benshi bongeye kugira byinshi bavuga ku miterere y'umukobwa, bakagenda bagaruka mu gutangarira ubwiza ndetse n'imiterere y'umunyampinga watwaye ikamba rya Miss Popularity 2017. Ku mwanya wa 6 w'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi turasanga umunyamidelikazi Mimi Mirage. Uyu mukobwa utakunze kuba mu Rwanda azwi cyane mu bijyanye no kumurika imideli, cyane ko yagiye akorera inzu zitandukanye kandi zikomeye mu bihugu bikomeye zirimo nka House of the Rio yashinzwe n'umuhanzikazi Beyonce afatanyije na nyina Tina Knowles. Harimo kandi Apple Bottoms yatangijwe n'abarimo umuraperi Neri, hakaza Maza Boy Tech, Cras Roberto Cavalli, Versace ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mu Rwanda ho hari bamwe bamumenye
cyangwa se batangiye kumwitaho ubwo yagiranaga umubano udasanzwe na Miss Mwiseneza Josiane Miss Popularity 2019. Mimi nayo ku rukuta rwa Instagram akunze kugaragarizwa cyangwa se kwibazwaho bitewe n'imiterere y'umubiri we. Naho ku mwanya wa gatanu w'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi turasanga undi mukinnyi wa filime ukunzwe n'abatari bake by'umwihariko igitsina gabo, umukobwa benshi bita uw'amabuno. Abantu batangiye kurangarira ibyifatamo gute? Yes, ari byo bibaho ariko ntago numva nibaza impamvu bandangarira. Ahari mu kwezi kwa gatandatu 2020 ubwo uyu mukobwa yemereraga ikinyamakuru Kigali Today ko akenshi hanyuze hose abantu bamutangarira, avuga ko usanga ngo bamwitegereza cyane batangarira uko Imana yamuremye. Ubundi amazina y'nyakuri ni niyo mubyeyi Gentine Wera uzwi nka Fofo muri filime z'uruhererekane zizwi nka Papa Savan, umukobwa w'ikimero gikurura abatari bake bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri filime agenda agaragaramo mu buryo butangaje. Ariko muri 2019 ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Isimbi, uyu mukobwa yishe uburyo bimwe mu bice by'umubiri we akunda ikibuno cye kitarimo nubwo bamwe ari cyo bamukundira, akavuga ko ngo ahubwo yikundira umukondo n'amatwi bye. Mu bantu b'igitsina gabo bose bakunze cyangwa se bakunda cyane uyu mukobwa, umutima we kuri ubu ngubu wahisemo umuhanzi w'umurundi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni umuhanzi witwa Patron HP. Fofo ahetse no kubwira igihe yuko nta gihindutse ahubwo mu isi iri imbere abangaba twabona invitation zabo z'ubukwe. Ku mwanya wa kane n'abastarikazi nyarwanda bateye neza cyangwa se bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi wo turawusangaho Miss Pamela Uwikeza. Uyu mukobwa atangiye kumenyekana ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda 2019, ariko bikaba karusho inkuru z'urukundo rwe n'umuhanzi The Ben zigiye hanze. Nawe n'umwe mu banyarwandakazi byamamare bateye neza cyane, imiterere y'umukobwa ikaba ikunze gutangarirwa kandi agakudirwa n'uburyo we ari umwe mu bantu bateye neza kandi batiyambika ubusa. Uko benshi babona imiterere ye uzayibona kenshi muri comment z'amafoto ashyira kuri Instagram, aho benshi imiterere y'uyu mukobwa batajya bayimenyera. Miss Pamela Uwikeza wahatanye muri Miss Rwanda 2019 akaza mu bakobwa 20 bashakishwagamo nyampinga w'u Rwanda, nubwo nta kamba na rimwe yegukanye ntibyamubujije kumenywa na benshi kubera imiterere y'umubiri we, aho benshi bakomeje kugenda babigaruka bavuga yuko ateye nk'igisabo cyangwa se ngo ari we gisabo cyanyacyo, bagira bati niwe gisabo ure kuriya wadutuburiye. Ahangaha bamugereranyaga na Miss Honorine uyu twasanze ku mwanya wa 7. Naho ku mwanya wa 3 w'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurira igitsina gabo kurusha abandi turasanga na Weber. Yasente Weber super sexy cyangwa se na Weber ni umugore wamamaye cyane ku mbuga nkoranyambaga, akaba umunyarwandakazi ukunze gushyira hanze amafoto agaragaza imiterere ndetse yewe rimwe na rimwe akagaragaza imyanya y'ibanga. Ibintu rero bituma abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga bahora biyongera umunsi ku munsi. Ubundi super sexy akomoka i Nyamirambo, aho yavuye muri 2011 akajya muri Uganda kwiga kaminuza. Muri iki gihugu ni naho yahuriye na Matthew Weber uyu bakundanye imyaka 2 nyuma bakaza no kurushinga. Kugeza ubu ngubu we n'umugabo we baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nana aherutse gutangariza ikinyamakuru Isimbi ko mu Rwanda azajya haza aje gusura umuryango we, ariko ngo ntazatura ukundi. Naho ku mwanya wa 2 w'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi turasanga the Queen. Kugira ubwiza burangaza benshi ndetse n'imiterere ikurura benshi bigahuzwa no kwibanda mu gukoresha imbuga nkoranyambaga, nibyo bintu byatumye umukobwa uzwi nka the Queen akomeza kwigarurira abakunzi benshi hirya no hino ku isi. Ibi ngibi byarenze abantu basanzwe n'abastari bagiye batandukanye bakabenguka imiterere y'uyu mukobwa, aho bagiye bagaragaza cyangwa se bavuga yuko imiterere y'umukobwa yaba idasanzwe. Uyu mukobwa utaramara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga, kugeza uyu munsi ku rubuga rwa Instagram akurikirwa n'abantu barenga 100,000. Ku mwanya wa mbere w'urutonde rw'abastarikazi nyarwanda bafite imiterere ikurura igitsina gabo kurusha abandi turasanga umunyarwandakazi wanigeze gushyirwa ku rutonde rw'abakobwa bateye neza ndetse bakurura igitsina gabo cyane muri Afurika, Agi Nkurunziza. Agi Nkurunziza ni umukobwa w'umunyarwandakazi uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko urubuga rwa Instagram byose hanini biciye ku mafoto yerekana uko ateye postinga nk'uko bamwe mu bastari kandi basigaye babyaza amazina yabo umusaruro. Agi nayo kuri ubu ngubu afite iduka mu mujyi wa Kigali, iri ngiri ryitwa Agi Shop. Mushimira cyane we twanye muri kiganiro. Niba hari umustarikazi nyarwanda uzi twibagiwe ufite nayo imiterere ikurura igitsina gabo, bitubwire muri comment. Hanyuma kandi ntibagirwe gukora subscribe niba utarabikora kugira ngo ujye ubona byinshi ku myidagaduro. Hagati aho ngaho imbuga nkoranyambaga zose zanjye ziri mu mazina yanjye Anike Uwingabiye, kumforinga ntabwo byangwa nabi. Ibihe byiza.